Ibimenyetso byerekana ko umukobwa agukunda ariko akaba afite ubwoba bwo kubikwereka. Ese uri kwibaza niba umukobwa agukunda cyangwa atagukunda? Wenda aragukunda ariko afite ubwoba yuko wabimenya. Muri iyi videwo turakwereka ibimenyetso 11 byerekana ko agukunda ariko akaba afite ubwoba bwo kubikwereka. Ubusanzwe iyo umukobwa agukunda agira ubwoba bwo kwerekana amarangamutima cyangwa kubyerekana. Afite ubwoba bwo kuba yakatirwa cyangwa guhitamo niba agukunda koko. Ariko niyo umukobwa yaba azi ko agukunda neza by'ukuri, ntabwo yatera intambwe ngo azabikwereke cyangwa abikubwire. Wenda ushobora gutegereza paka abikubwiye, ariko se ageze aha akabivamo? Cyangwa se ibaze igihe cyose yari ategereje yuko uza ukamwegera ari wowe ku bwawe. Ngibi ibimenyetso bigiye kugufasha guhitamo ukamwegera. Icya mbere, arakureba, icyo bita eye contact. Arakureba iyo uri kure, iyo utambutse. Ubu ni uburyo abantu bakoresha berekana ko biyumvamo umuntu. Bavuga ko amaso ari amadirishya ya roho yawe. Ubusanzwe abakobwa ntabwo baba bashaka kwerekana amarangamutima yabo. Rero bahitamo kureba ku ruhande iyo ubafashe bakureba. Arashaka guhisha amarangamutima ye, ariko nanone ashaka kureba uko witwara mu gihe akurebye. Rero bigatuma akomeza kukureba cyangwa guhozaho amaso. Icya kabiri, aragutaka ku tuntu dutoya. Umukobwa ugukunda bizamugora kwihangana ngo ntiyerekane amarangamutima ye. Ntazabikubwira ariko azashaka uburyo butuma wumva ko ushakwa. Mu gihe cyose abonye umwanya wo kuvugana nawe, ashaka utuntu turi butume ukanguka ukabibona. Icya gatatu, uhora umubona ari kumwenyura, cyane cyane iyo muri kumwe. Iyo muri kuganira aseka yishimye, nyine yumva ko ari kumwe n'umuntu yishimiye. Iyo akubona aramwenyura, akwiyumvamo. Niyo mpamvu ibimutera. Amaso ntabwo ashobora kubeshya. Icya kane, wumva ko akwitayeho. Ibuka iyo umukobwa akurwaye, uburyo yitwara, aba yumva ababaye. Buriya ni uburyo budasanzwe butari ubw'inshuti bisanzwe. Akwitayeho, ashobora kuguhamagara, akakwandikira cyangwa akabaza abandi uburyo umeze. Icya gatanu, akubaza ku bintu bijyanye n'ubuzima bwawe n'uko ubayeho. Iyo uri kuganira n'umuntu akaganira ku bintu bimwe gusa, byerekana ko nta bintu byo kwiyumvanamo birimo. Ariko iyo hajemo ibibazo mu kiganiro, ni ibyerekana ko uwo muntu afite ibyiyumviro cyangwa akwiyumvamo. Iyo umukobwa ashaka kumenya ku buzima bwawe, ashaka kumenya uwo uri we ndetse n'ibyo ukunda. Ni uburyo bwo gushaka kuri we kubona icyo muhuriyeho. Icya gatandatu, arakurikira cyangwa iyo umuganiriza aba akurikiye yitonze, detaye kuri detaye. Iyo umuntu ahari wese mu kiganiro gifite icyo kimaze, ni ibikwereka ko yiteguye gufungura urugi rwo ku wundi mubano. Uko wivuga cyane ni nako nawe yivuga cyane. Ibyo ukunda biba ibyo akunda. Iyo amenye ibyo ukunda, ugomba kureba niba nawe agira amatsiko yo gushaka kubaho cyangwa gukora ibyo ukunda, cyangwa nawe kuba yatangira kwingenjinga cyangwa gukora ibyo ukunda. Wenda ni umuziki, filime, ahantu ukunda kujya, ibyo ukunda kurya, nawe gushaka kubigerageza. Ashaka kubimenya cyangwa kubikora kubera ko akwishimiye n'ibyo yumva ko ushobora gukunda. Kubera ko wenda wavuze umuhanzi ukunda muri kuganira, akagerageza kwisanisha n'ibyo ukunda. Ntibigutangaze yambaye ibintu ukunda kuri wa muntu. Icya cyenda, inshuti ziwe zirakuzi. Ntabwo ushobora kujya mu kiganiro cy'abakobwa ari nta mpamvu. Abakobwa bashobora kuvuga ku bintu byose bibaho munsi y'izuba. Ndetse abahungu biyumvamo ni kimwe kuri ibyo bintu bashobora kuganiraho. Nubona inshuti ze zigufollowinga kuri social media cyangwa watambuka zigaseka cyangwa zikisetsa, kikwemeza ko bari kukuvugaho. Akunda ibiganiro bya nijoro iyo muri kuganira. Nyuma y'umunsi muremure ku ishuri cyangwa ku kazi, arakuvugisha cyangwa akaguhamagara kubera ko akunda kugirana ibihe nawe. Muri ubu buryo rero, kugira ngo aganire nawe ibintu byinshi, arashaka kuba ari wowe kintu cya nyuma utekereza mbere y'uko uryama. Icya 11, arashaka kuguhereza playlist ye cyangwa indirimbo akunda. Umuziki
ni ururimi rwa roho. So ibintu dushobora kuvuga biba biri mu ndirimbo. Ashobora gutuma wumva indirimbo akunda, wite ku magambo ari muri iyo ndirimbo. Ushobora gusanga ari message akugenera cyangwa y'uburyo, ndetse no muri filime akunda usanga harimo izo message. Muri ibi bimenyetso nubona igihuje n'umuntu ukeka ko agukunda, utubwire muri comment.